Hello everyone, I hope you are doing fine. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakoresha Telegram ukoresheje computer yawe. Uzabigenza ute rero? Uzafungura browser yawe, urugero niba ari Google Chrome, za Mozilla n'izindi zitandukanye, uze mu bushakiro wandikemo ijambo Telegram. telegram.org. Umaze kwandikamo ijambo telegram.org, bazahita bakujyana kuri website yabo. Uzabonamo rero ko ushobora gukoresha Telegram ahantu hatandukanye. Telegram for Android, aho ni ahambere. Hari ahandi handitse ngo Telegram for iPhone and iPad, ubwo ni abafite product za Apple, amatelefoni n'ama iPad. Hasi uzabona ngo Telegram for PC or Linux, ubwo mu gihe ufite computer ikoresha nka Windows cyangwa se Linux, naho uzabasha kuba wakanda hano ubashe kudownloadinga Telegram. Hano hirya hari ahandi naho handitse ngo Telegram for Mac OS, ni ukuvuga ngo mu gihe ufite computer yakozwe n'uruganda rwa Apple, wakanda ahangaha ukaba wabasha kudownloadinga Telegram ukaba wayikoresha kuri mudasobwa yawe. Hari ubundi buryo rero nabwo wayikoresha, aribwo tugiye kuba twareba. Wenda udashaka kuba wadownloadinga iyo Telegram ngo uyikoreshe kuri computer yawe, uzamanuka hano hasi, uzascrolling umanuka hano hasi, uzabona ahantu handitse ngo desktop apps, uzaza ahantu handitse web browser, uzakanda aho hantu. Uzakanda aho hantu handitse web browser. Numara gukanda kuri web browser, bazakuzana ahantu handitse ngo login to Telegram by QR code. Hano ni ukuvuga ngo dushobora gukoresha Telegram dukoresheje QR code cyangwa se login by phone number, aho ushobora gukora login ukoresheje phone number, aho ushyiramo telefoni yawe ukoresha kuri Telegram, bakaguha verification code kuri telefoni, ubundi ukemezamo ukayikoresha. Hano rero tugiye gukora login dukoresheje QR code. Uzaza rero kuri Telegram muri telefoni yawe. Nujya kuri Telegram muri telefoni yawe, uzaza hano mu nguni kuri hamburger sign, tuno turongo dutatu batwita hamburger sign. Ibumoso uzahita umanuka ugere ahantu handitse settings. Numara kugera ahantu handitse settings, uzakora iki? Uzaza ujya ahantu handitse devices. Numara kugera ahantu handitse devices, uzahita uza ahantu handitse ngo link desktop device. Aho hantu uzahakora, hazahita hafunguka kamera, noneho usikane QR code kuri computer. Numara gusikana QR code kuri computer, ubwo none ni ukuvuga ngo Telegram izahita ifunguka kuri computer yawe, ubashe kuba wayikoresha kuri computer yawe. Mu gihe wenda hari igihe aba ari nk'ibintu biri guca kuri Telegram, ari nk'amasomo uri gukurikira kuri Telegram, hari abantu benshi baba bakeneye wenda kuba basesinga nyine Telegram kuri computer yabo, bakagerageza wenda kuba babidownloadinga bakabishyira muri machine, ari nk'ibintu bari gukurikira bitandukanye. N'ubu buryo ushobora kuba wakoresha ukagisesinga Telegram kuri computer yawe. Ubwo bitewe na computer ufite na system ikoresha, uzaca mwabura buryo nakweretse ubashe kuba wakoresha nawe Telegram kuri computer yawe cyangwa se mudasobwa yawe. Telegram rero uraza ugafungura chat zitandukanye, niba ari amagurupu bamo abo mwandikirana n'ibindi,
niba ari ibintu ushaka kudawunirodinga, tuvuge nka video, uraza ukajya kuri iyo video ugakanda right click, ubundi ubona ahantu handitse download, ukabasha kuba wabika ibyo bintu ukabikura muri Telegram bikibika kuri mudasobwa yawe. Iyo urangije gukoresha Telegram rero ushaka gukora logout, ushaka kuvanamo iyo nimero yawe, ubigenza ute? Uza hano ibumoso hari utuntu dutatu duhari tw'uturongo dukurikiranye, ari two bita hamburger sign, ukandamo. Iyo umaze gukandamo uza ahantu handitse settings, ukahakanda. No wamara gukanda ahantu handitse settings, ujya hano hejuru hari ahantu hari utudomo dutatu dukurikiranye, naho urahakanda. Iyo umaze kuhakanda uhita ubona ahantu handitse logout. Noneho wamara gukanda kuri logout hari ahandi handitse ngo logout, bari kukubaza niba uri sure ushaka gukora logout, ukanda logout nanone bwa kabiri, ubundi ugategereza. Ni ukuvuga ngo tuba dukoze logout kuri Telegram. Mwakoze gukurikira ino video. Niba ugeze hano bwa mbere, kora subscribe, share, like na comment kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira. Tubonane muri video ikurikira.